Spartacus ni imwe muri filime utagomba kurebana n'abana kubera scene nyinshi z'urugomo zirimo n'izindi nyinshi za sex. Mbere yuko dukomeza ariko turimo gutegura ikiganiro cy'ukuntu bakora ziriya scene z'ubusambanyi kizasohoka mu cyumweru gitaha. Ku musozo w'iki kiganiro turaza no kuvuga kuri filime Strange Things, imwe muri season 10 zarebwe cyane ku rubuga rwa Netflix. Iyi season ya Spartacus ubundi yasohotse mu 2011 isohoka ari Gods of the Arena. Yavugaga ku nkuru y'abaturage b'Abatrecian bafatwaga bakajya kugirwa abacakara mu mwaka wa 73 mbere y'ivuka rya Yesu. Muri aba baturage babaga bafashe barebagamo ab'abasore bakabagira abagladiator, abagabo bajyaga kurwana muri arena bakicana. Iyi filime bajya kuyikora bayikoreye mu gihugu cya New Zealand, baragiye bashaka ahantu yisanzuye bahasetinga set yabo neza. Scene nyinshi wajya ubona muri iyi filime ya Spartacus zagiye zikorwa hifashishijwe computer generated image. Ibi mu magambo matoya ni CGI, ni uburyo ushobora gukora ibintu bidashoboka wifashishije computer. Mu gukina iyi filime bari babizi ko bari buze gukinamo scene nyinshi zirimo ubugome, ibi byatumye bajya gushaka aba stunt coordinator baza kwereka abakinnyi uburyo bari buze kwitwara. Aba ba coordinator ni abakwereka uburyo uri buze kwitwara n'uburyo uri buze kumovingamo ku buryo scene bazagenda bakayeditinga ikavamo ibintu bya nyabyo koko. Nkuko binasanzwe ku ba producer baba bashaka abakinnyi babo bazakina amascene menshi n'aba double stunt bazanye, aba bakinnyi babanje kujya kwiga inkota bya nyabyo. Ibi byarabanjijwe no kubabwira guterura ibyuma kuko bashaka ko ziriya scene z'abagladiator zazikinwa n'abagabo b'ibisore ku rwego ruri hejuru. Ubundi iyi filime ivuga ku mugabo Spartacus uba urwanira ingabo z'Abaroma, hanyuma umunsi umwe zikaza kumugambanira. Muri uko kumugambanira zica umugore wiwe, nawe bakaza kumufata bakajya kumugurisha nk'umucakara. Uyu Spartacus aza gukundwa n'umutwara ariwe Batias, akaza kumujyana mu ishuri ryiwe ry'abagladiator. Muri iri shuri Spartacus aba agiyemo aza kwisanga arimo kwigana n'abagabo b'abagome ku rwego ruri hejuru aribo Valo na Crexus cyangwa tutorial wabo Onomias. Kuri season ya mbere episode ya 5 Arsene bashyizeho uyu mugabo Spartacus we na mugenzi we Crexus baza kurwana n'umugabo bita Theocles. Uyu Theocles aba ari umugabo muremure w'ikigiant uba wica buri muntu wese bagiye guhura. Kugira ngo umve uburyo bano bagabo banategura, barebye guhuza Spartacus n'uyu Theocles bonyine babona na reality yabirimo. Baba bashaka scene zigaragara nk'izanyazo koko, iyi niyo mpamvu bafashe uriya mukinnyi Crexus n'uriya Spartacus bakajya kubarwanisha n'uyu Theocles. Byibuza gutsinda uriya mugabo Theocles ari babiri byari kuza kugaragaza ko batabereye uru ruhande rw'aba main actor. Nkuko twatangiye tubivuga, iyi filime ya Spartacus iri muri filime zirimo scene nyinshi z'ubugome zagiye no gukinwa zitondewe cyane. Ziriya scene wagendaga ubona muri iyi filime zo kurwanisha inkota ntago barwanishaga inkota ya nyayo, ahubwo barwanishaga inkota z'ibiti. Aba bagabo bararenze ku rwego udashobora kwiyumvisha. Ibaze ko barwanishaga izo nkota z'ibiti hanyuma bakajya muri computer bakazihinduramo ibyuma. Yari amaraso wabonaga muri zino scene zabo nta nubwo yabaga ari ibikemiko bazanye kuri set zabo, ahubwo bayashyiragamo biri digital. Uko gushyiramo amaraso biri digital ni ugufata zino scene zo kurwana hanyuma mu gihe barimo kuzeditinga akaba aribwo bayashyiramo. Mu gukina iyi filimi cyane cyane ziriya scene zo kurwana, igitekerezo cyo kuzikora kuriya bagikuye ku yindi filime yakunzwe ku rwego ruri hejuru ariyo 300. Nimba wararebye iyi filimi 300 bishatse kuvuga ingabo 300 z'Abaspartani, wabonye ko ziriya scene zo kurwana zimeze nk'izo muri Spartacus. Ibi byatewe nuko mu gukina iyi filimi ya Spartacus inspiration yayo bayikuye kuri iyi filimi ingabo 300 z'Abaspartani. Sinzi ukuntu nabikubwira mu Kinyarwanda, ariko mu gihe babaga barimo gukina iyi filimi bagendaga bakoresha amatrick yo gushyiramo slow motion, fast motion, strong constructs, dark shadow ku buryo scene zigaragara nk'iziri cinematic ku rwego ruri hejuru. Iyi filimi ya Spartacus iyo igiye gutangira ivuga ko idagomba kurebwa n'abana bari hasi y'imyaka 18. Ibi ni ukubera ziriya scene z'ubugome na sexy zuzuyemo. Twirinze kuvuga kuri zino scene za sexy kuko turimo gutegura ikiganiro kirambuye kizasohoka muri kino cyumweru tugiye kujyamo. Mu gukina iyi filimi ya Spartacus bahuye n'ibyago bikomeye cyane, dore ko umukinnyi wayo w'ibanze ariwe Spartacus yaje kwitaba Imana. Ubundi uyu mugabo bamwita Andy Westfield niwe wakinnye ari Spartacus muri la season ya mbere. Production y'iyi filimi ikimara gushutinga season ya mbere yabaye ihagaritseho gatoya ngo irebe ko uyu Andy Westfield yabanza korohererwa. Bitunguranye cyane uyu Andy yaje kwitaba Imana, bahita banamusimbuza umukinnyi mushya ariwe Liam Makaile. Nimba wararebye iyi filimi ya Spartacus warabibonye ko wakinnye season ya mbere atari wakinnye ya kabiri, ibi byatewe n'uru rupfu rwa Andy. Ndimo gusoma kuri iyi filimi ya Spartacus ari akantu kanangaje cyane. Nimba wararebye iyi filimi ya Spartacus wabonye ko bari abagladiator barwaniraga muri za arena zabaga zuzuyemo abantu. Mu gukina iyi season bakoreshaga hagati y'abantu 20 na 30 hanyuma bakagenda babakorera kopi ku buryo buzirira arena waribaga. Aba bagabo CGI yabiri ku rwego rwiza koko. Ibaze gukorera umuntu kopi ukanamwambika indi myenda hanyuma
hanyuma ukagenda umutubura unamushyira mu bindi bice ku buryo bidashobora no kugaragara ko muri iyo scene arimo inshuro zirenga 20 zose. Ibi bintu bigabanya budget ya filimi ku rwego ruri hejuru, kuko ugiye gushaka abantu bari buze kuzura muri arena bishobora kugutwara akayabo k'amafaranga. Mu gukina iyi filimi ya Spartacus bagiye bahura na challenge nyinshi, dore ko bayikinye muri sama igihe izuba riba rimeze nabi kandi bashutingaga amasaha 12 na 18 ku munsi. Buri uko bajyaga gufata amashusho y'iyi filimi, abakinnyi bayo babanzaga kubashyiraho make-up bakanabasiga amavuta avanze na glycerine kugira ngo umubiri wabo uzabuyaga. Ibyo kandi babikoraga bari abakinnyi bari buze guhora bambaye turiya twenda duhisha imyanya y'ibanga gusa, dore ko bafataga amashusho umunsi wose. Hari igihe babaga barimo gufata amashusho y'aba bagaradieta hanyuma bakabona umubiri wabo nta byuya ufite, bikaba ngombwa ko bongera kubasiga glycerine. Ibi byaterwaga nuko bakoreraga kuri rya zuba ryinshi, kandi bano bagabo bita kuri buri detail, scene zabo ziba zigomba kugenda nk'uko babipanze. Muri sere zaguranye mu ikorwa ry'iyi filimi ya Spartacus ku rwego ruri hejuru arimo iriya scene y'urupfu rw'umugore wiwe ari we Sula. Iyi scene iri muri season ya mbere. Uyu Spartacus abazi kuri umugore we Sula azataha amahoro akamusanga muri ranzu ya Batias. N'ibanga rikomeye, uyu Batias aza kwica umugore wa Spartacus hanyuma akabwira abagaragu be kuza kuzanira umurambo uyu Spartacus. Mu gihe bari barimo gushutinga iyi scene, uyu wari kuza gukina ari Spartacus andi yari gukina yerekana amarangamutima yiwe kandi arimo no kurwana icyarimwe. Ibi byatumye bakora amakati menshi, kuko director w'iyi filimi yashaka ko iyi scene izagaragara iri cinematic kandi iri na emotional ku rwego ruri hejuru. Uyu andi yagombaga kurwana neza nk'uko bamweretse kugira ngo mu gihe cyo gushyiramo ama effect bazayashyiremo nta kintu kibabangamiye. Iyi season ya Spartacus iri muri filimi zatwaye budget nyinshi, dore ko byibuza buri episode wagiye ureba kuri iyi filimi yagiye itwara amafaranga ari hagati ya miliyoni 2 n'eshatu zose. Biragoranye cyane kumenya amafaranga yaba yarinjije, dore ko iyi filimi ya TV series bivuze ko yacaga kuri televiziyo. Ikintu ugomba kumenya, uyu mugabo Spartacus yabayeho bya nyabyo, yaje no kwigomeka ku Baroma mu mwaka wa 73 mbere y'ivuka rya Yesu. Gusa mu ikinwa ry'iyi filimi bagiye bongeramo ibintu kugira ngo iyi filimi irusheho kuba more dramatic. Mbere yuko dusoza, reka tuvuge kuri ya season Strange Things, imwe muri season zakunzwe ku rwego rudasanzwe ku rubuga rwa Netflix. Iyi season yasohotse bwa mbere ku itariki 15 z'ukwa gatandatu 2016. Kugira ngo mvu uburyo iyi season ya Strange Things yakunzwe, iri ku mwanya wa 4 muri season zarebwe n'abantu benshi ku rubuga rwa Netflix. Season yayo ya 4 gusa imaze kurebwa n'abantu barenga 140,700,000 bose. Iri mu bwoko bwa adventure na mystery, ivuga ku nkuru yo mu 1980. Umwana witwa Willy Bailey aza kubura by'amaherere. Inshuti ziwe Mike, Lucas, Dustin bakajya kumushaka. Mu kujya kumushaka baza guhura n'umukobwa udasanzwe uba ufite imbaraga zitwa 11. Izo mbaraga ziba zishobora gukoresha ibintu utabikozeho, ni nazo ziba zaratumye umukobwa acika ila secret lab. Iyi filimi ushobora kuyireba mu gihe ushobora kuba ukunda filimi z'abatini cyangwa zirimo high school, dore ko mu mpamvu zatumye ikundwa ku rwego ruri hejuru ari ukubera aba Gen Z bo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi season igiye ifite scene nyinshi zagiye zikorerwa muri computer, dore ko nka ziriya scene ziriya nyamaswa Demogorgon bagiye bazikina bifashishije CGI, ariko kugira ngo abakinnyi baze gukina neza batimajinye ibintu barimo gukina bakabazanira igipupe kuri set. Aba bagabo bararenze ku rwego udashobora kwiyumvisha. Ibaze ko nk'abantu bakoze iyi filimi aribo ba Duffer Brothers bakoze uko bashoboye kugira ngo buri kintu cyose kizaba kiri muri iyi filimi kizabe kigaragara nk'ikintu cyo mu 1980. Gusa icyiza muri iyi season umusaruro waje kuvamo. Uwo twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane.